Tekereza uhagaze mu misozi miremire aho umwuka uba ukonje cyane, ubutaka bukaba ari amabuye gusa. Nta mashyamba manini ahari, nta nzu zihari, nta mihanda, ahubwo hari ibiti bike cyane byabashije kubaho ahantu abandi bose bananiwe. Muri ako gace hari igiti gitangaje cyane ku isi. Cyari gihari mbere y'uko Roma yubakwa, mbere y'uko Misiri yubakwa, ibice byinshi by'ubwami bwayo, ndetse mbere y'uko n'amateka menshi yandikwa. Iki giti ni Metusela, kimwe mu biti bya kera cyane bikiri bizima ku isi. Cyahawe iri zina kubera Metusela uvugwa muri Bibiliya wabayeho imyaka 969. Abashakashatsi babonye ko iki giti nacyo cyari gifite imyaka idasanzwe, bahitamo kucyita iryo zina rya Metusela. Metusela, iki giti giherereye muri leta ya California mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho kiri ni mu misozi ya White Mountains mu ishyamba ryitwa Ancient Bristol Pine Forest. Ntabwo umuntu wese ashobora kumenya aho kiri neza. Abashinzwe kubungabunga ibidukikije bahisha aho giherereye kugira ngo hatagira abacyangiza cyangwa abashaka gukuramo ibice byacyo. Igihugu cya Amerika gituwe n'abaturage barenga miliyoni 340. Kikaba kiri mu bihugu bikomeye cyane ku isi mu bukungu, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga. Ariko igitangaje nuko kimwe mu bintu bya kera cyane by'iki gihugu atari inyubako cyangwa ikiraro, ahubwo ni iki giti kimaze imyaka hafi 5,000. Muri kumwe na Niyonzima Israel, iyi ni Habayeho TV. Niba ukanda subscribe, like na share. Metusela ni ubwoko bw'igiti cyitwa Great Basin Bristlecone Pine. Izina rya siyansi rikaba ari Pinus langova. Ni ubwoko budasanzwe kuko bukurira ahantu habi cyane. Bumera ku butumburuke buri hagati ya metero 2,900 n'ibihumbi 3,500 hejuru y'inyanja. Aho hantu haba hakonje cyane, umwuka ukaba woroheje, ubutaka bukaba bukennye cyane. Uramutse uhateye ibindi biti byinshi byahapfira, ariko Bristlecone Pine bwo burushaho kuhakurira. Iki giti ntigikura vuba, mu mwaka umwe gishobora kwiyongeraho gato cyane. Uko gikura gahoro niko kigifasha kuramba. Imbuto zacyo ziba zifunzwe mu tubuto duto cyane, iyo zeze umuyaga niwo uzitwara ukazijyana kure. Metusela uba ifite metero 16, naho umubyimba w'iki giti ukaba ufite metero 3 n'igice. Abahanga bavuga ko gifite imyaka irenga 4,850. Bivuze ko cyatangiye gukura hafi mu mwaka w'2830 mbere y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe ubwami bwinshi twiga mu mateka bwari butaranavuka. Ikindi gitangaje nuko igice kinini cy'iki giti gishobora gupfa, ariko igice gito kigakomeza kubaho imyaka 100 n'ibihumbi. Ikiba cyarapfuye burundu kuko uturemangingo tuba tukiri tuzima dukomeza kugitunga. Niyo mpamvu ushobora kubona igice cyacyo cyumye, ariko ikindi gice kikaba kikiri kibisi. Metusela ni kimwe mu biti birinzwe cyane ku isi. Abashinzwe amashyamba muri Amerika ntibavuga ko giherereye nyakuri. Abakerarugendo basura ku gace ariko ntibabwirwa igiti nyirizina aho giherereye. Ibi byakozwe nyuma y'uko mu myaka yashize hari ikindi giti cya kera cyaciwe n'umushakashatsi utabizi, bituma hafatwa icyemezo cyo kurinda ibisigaye. Nubwo iki giti Metusela kizwi cyane mu bushakashatsi no mu bitabo bya siyansi bivuga ku biti bya kera, ntikigeze kiba icyamamare muri filime nyinshi za Hollywood, kubera ko aho giherereye harinzwe cyane kandi amashusho yacyo atajya afatwa uko bishakiye. Uyu munsi igiti cya Metusela gikomeje kubaho bucece, gituje mu musozi wa California nk'umuhamya w'amateka y'isi. Cyabonye ibihe by'imvura n'izuba, ibihe by'ubukonje bukabije, intambara z'isi, ubwami buzamuka n'ubundi busenyuka, ariko cyo gikomeza kuhagarara. Mu gihe ibiti byinshi bipfa bifite imyaka 50, 100 cyangwa 300, hari igiti kimwe cyahisemo kutubahiriza amategeko asanzwe ya kamere. Cyakomeje kubaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi kugeza aho cyitwa igiti cya kera cyane kiri ku isi. Ubutaka bw'aho iki giti giherereye ntabwo bukize, buba bugizwe cyane n'amabuye ya dolomite afite intungamubiri nkeya cyane. Ibiti byinshi byahagera bikoma mu gihe gito cyane, kubera ko nta bindi biti byinshi bihaba, nta marushanwa menshi iba ifite yo gushaka amazi cyangwa intungamubiri. Niyo mpamvu ikura buhoro buhoro cyane ariko igakomera. Abahanga bavuga ko iki giti gishobora kongera gusa uduce duke cyane ku giti cyacyo mu mwaka umwe gusa. Uwo muvuduko muto ni umwe mu mabanga akomeye yatuma kibaho igihe kirekire. Gukura buhoro bituma uturemangingo twacyo tutangirika vuba. Ikindi gitangaje ni uko imbaho zacyo ziba zifite resins nyinshi cyane, n'amatembabuzi, ibintu bifasha kurinda igiti ibyonnyi, udukoko n'indwara z'ibihumyo.